Kasuku ngo Jayisi Jayisi nde yitwa Jay Squeezer. Jayisi Squeezer. Jay Squeezer yita ngo ni Jay Squeezer wa mipango ngo ni icyogere mu mubango ni umwami w'abagore ngo niki apanga iki none nyine ibyapanga ntibipanguruka. Jay Squeezer we anabatuka no kubabyeyi rwose umuntu agira ibitutsi mpuzamahanga byambukiranya imipaka wiki atuka ku bitsina kuri ba nyina kuri basi. Atuye he? Gikondo mu mujyi wa Kigali muri Amerika muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ariko iwabo ni hano ahanga mu miduha Kimisange ariko aba muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Kimisange sisi hano Kicukiro yagarutse mu Rwanda rero Kicukiro nkari igabana na Gikondo ujaza amageragere na ntuzana bigabana na Gikondo bigabana na Gikondo none iwabo hari kuri uriya musozi muremure uteganye uri ubuhereye Nyabugogo uzamuka. Oya ni Kimisange ahubwo irebana na za Rebero igice kimwe kiri muri Gikondo ariko barebana noneho n'abajya imageragere imageragere kirimo hagati nyine hagati aho ariko ni uduce tugenda twegerana Akanombe n'Akabeza gutyo aho hagati. none we anabatuka no kuri banki we n'umuntu netangwa ni nyakufite reka none aranabahamagara kuri social media akabatuka kuko sinumva aha basanga kugira ngo batuka batukira kuri social media. Unashowe anaguhamagaye ukayitaba nabwo aragutuka nkaba amakanzu yarabahamagara batuka hano bumarara yarabatutse nka ntuza amakanzu ye nahavuye amuhaye nyina ngo biki ndi nawe aramusubiza ngo nyina ku bice by'ibanga by'ibanga. Ubwo se umuntu akora ikosa nawe ukarikora ngiye ko yamamagaye ko atantutse. Oya we nuko yaramamagaye wongera kwihangana arambaza ibibazo ngenda mworohereza ngenda tuganira mubwira ibintu by'ubwenge twaze gusoza akupa agenda ariko ukora no na Sergeant Robert yaramuhamagaye ariko Sergeant Robert nawe yazanye ikinyabupfura azanamo discipline nk'umuntu yanumva agiye kutatira akamuga ati ngewe ndakoresha ariko nk'amakanzu we ahita nawe avoma hafi akamusubiza kuko amakanzu we kinamutera n'akababaro nibyo yagiye akorerwa wenda abantu kwihangana kwabo kuratandukanye kugira ibipimo bitandukanye. Nturi kuvuga ubwo n'urimwe n'abagusura kuko bene abantu ubuzo uko amagambo uvuga ni nayo yakoresha arangije abatangiye kuvuga ariko nyine bigaragaza ko uvuga nyine ari byo abuze barafikira ibibazo uribaza mu Buhinde aho ngaho na za Pakistani na za Kazakhstani ko aba ariyo za ambasade nubwo abanyarwanda baba ari akenshi usanga bashobora kuba biga batabayo banajyayo no kurangura ibintu runaka aho yahungiye tabahe kandi ntabahari. Abanyarwanda twaravuze ngo banyanyagiritse ku isi yose bagera kuri miliyoni 70 ntabwo barahari hose cyane atari ukwiga no gukora barahari mu Buhinde cyane bize n'Igihinde bakora no mu nganda z'Abahinde no mu mashuri no mu mavuriro no mu masoko hose ntibakize ibyo ntabwo aba FPR inkotanyi ngo abirabura ngo bagiye kwiga gusa kandi bazi yuko ari bariyo kandi ari abashoramari rwiyemeza mirimo n'abakomando n'ibiki bose baba muri za Ukraine aho ngaho baruzuye nukubanga ambasade zose ngiye maze kubibona ku mugani wa zikora bimwe atazagira umuntu uvuga ngo ngewe ngo muri Afrika y'Epfo ngirahungeta twebwe ngano ntabwo duhungeta bose barahungetana bose babona amasomo amwe inyigisho n'izimwe ahubwo se buriya kugira ayo magambo aseseza nk'abo mu Buhinde urumva ibyo bihugu baba batanavuga cyane k'Abanyarwanda bari we abo bajyanama ba mbere n'aba kabiri nta hungita bajya bakora barikora batekanye barikora gutya ngiye kukubaza hagarara hano noneho nze kukwereka ikibazo ugenda usubiza nawe umbaza ushingiye ku cyo nakubaza uko ubizi abanyarwanda bari imbere mu gihugu n'ababa mu mahanga abenshi n'abahe n'ababa muri diaspora icyo cyo rwose uragikuze n'aba muri diaspora kuko naniza nta nuzi n'umubare wabo kuko nko mu Bugande bamaze kuba Bagande
none so hari n'abanye nk'ubu ndamufite mwene wacu we rwose unamurebye isura ye ntiwanamenya yuko se nanjye n'abanyarwanda aho ni muri East African Community aho naho tuze noneho tubyimure no ku isi yose icyo kivivuka diaspora iturusha ubwinshi izanabuturusha kuko ibituma basohoka ni byinshi kandi bihora byiyongera byikuba bikaze kurusha n'abayirimo ahubwo bafata icyaduha imana natwe hari mu Rwanda bakaruterura bakagenda bakarutuzamo marabye icyo ni kimwe cya kabiri abasirikare bari imbere mu gihugu abakiri mu kazi k'igisirikare no mu gipolisi n'abademobu babo abari imbere bose mu gihugu abumvuze n'abari hanze babasize baberetse munsi y'urukweto cyangwa bari mu nshingano batumwe abari hanze ugereranyije n'abari imbere mu gihugu kuri abo bose bafashe imyitozo ya gisirikare abenshi n'abana abari hanze n'abefudere rubabariyemo abari imbere mu gihugu n'ababa hanze n'abefereni bose n'inkotanyi bose abantu bazi ibigendanye n'umutekano imbere mu gihugu n'ababa hanze abenshi n'abana na miliyoni zitabarwa twarenga miliyoni 20 kandi abari hanze bakubye nibura umubare w'izo miliyoni 20 vuze u Rwanda ntabwo ari Uburusiya ngo baka yacu rwose n'abari hanze rwose abari hanze nibo benshi baba banyuze mu giseka cya mu gipolisi bose kunze gutekana yego ibyo uri buvuge byose n'abari hanze nibo biga amashuri ku bwinshi za mara bibaruzuye yageze nevuga ati abanyarwanda n'abakoze kuko nibo bagize ubukungu bwacu nta gihugu na kimwe hajya ngo ndasanga umunyarwanda n'abari hanze rwose ikibazo cya gatatu mu bubatsi ngo zasenyuka zitasenyuka abari imbere mu gihugu n'abari muri diaspora n'abatarubaka bari imbere mu gihugu n'ababa mu mahanga ku isi yose abenshi n'abahe hano se turubaka reka mbanze gisubize neza kugira ngo binahure hano zirasenyuka kuko nubwo ushobora kuvuga ngo wena barafindubana n'umugore wawe ushobora gusanga ari ikigabo kimuhungiye tarabwenge bimuvuga kandi akaza cyangwa azana inyigisho zipfuye za FPR inkotanyi azi gukubitisha abagabo bajya baza bakavuga ati umugore wanjye nagiye kuvumbura kwa nci nyuma hashize imyaka n'imyaka ese barafika umugani ko aho ajya hose mutajyana agezeyo kikamuhungita kikanamutera tubahaye ikaze mukomere kikanamutera meze mute kikanamutera ubwoba kitu nubivuga urumva niyo waba umukunda bingana iki yakubera imfura akakubwira ati ngewe yarabimbwiye aho kugira ubwoba kuba ati reka ndengere n'uwo nkunda batamujyana hano rero nitwubatse ahubwo twubakiye ku musenyi icyo rero kuri divorce bubakiye kuri divorce binjira mu muryango wa divorce nabubatse wa divorce ndabona zisenyuka bizazisenya ni byinshi biri no kuvuka icyo rero kubw'iyo mpamvu ikomeye cyane abari hanze baraturusha ntabashidikanya ibyo uvuze hanze baraturusha neza urumva rero iyo tuvuze ko tuzabashingira kuri konti ya leta baba b'imbere mu gihugu n'abo mu mahanga ikibazo cyacu karenze kuko twe mu gihugu turavuga ati uwadukiza ubushomeri wenda baba batuganyije muso ariko abo hanze bafite w'impamvu urenze uwacu icyambere hari abamaze imyaka yose y'ubusore bwacu atazi ngo mu Rwanda yego mwiriwe tubahaye ikaze niba 2-3 nibwo tukajya mu matora y'uko mu Rwanda ukuvuga imyaka 10 barenze pera mu gitaraje n'ubwo n'abana be bigeze baza bona n'ubwo bafite akabo kandi bamwe baba bataranashaka ibinyange bya mbiri ndabivuga kuko akaboro kabona benshi abandase turaganira abo muri ababuze barahabaye nge nibyo bihura nabyo ngigeze kuvuga ngo kera bari hanze baravuga ati igihugu cyanyu cy'amata bamwe bakagikumbura cyane bamwe abana bakajya baza ababyeyi bacu atari ko ababyeyi bakabatido ni hariya muri misozi igihumbi mu Rwanda ariko ni mwemerewe gukandira none ukambwira ngo uri mu gihugu nuza gukatara muri hanze ntabwo bikoshoboka nge ushobora kuba mfite impamvu imwe ituma nakumva ariko afite
impamvu miliyoni se umuba w'impamvu katusoze tuvuga noneho abashakanye bazubatse n'abazisenya benshi ni abahe mu Rwanda gusa uri kuvuga mu gihugu mu Rwanda ubwo abazisenye nibo benshi